ni amakuru arimo gucaracara mu binyamakuru byandika amakuru y'imyidagaduro hano mu karere k'ibiyaga bigari, avuga ko Ishimwe Vestina uririmbana na Dorcas mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yaba yamaze gufata icyemezo cyo gutandukana n'uwo bashakanye ni j.Luc Idrisa nk'uko byamaze kuba bijya ahagaragara. Iyo bikaba binavuga ko kugeza amagingo aya ngaya Ishimwe Vestina yamaze kuba asiba amafoto ye yose ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'uyu mugabo basezeranye. Urabyibuka neza icyo gihe ari ku itariki 5 Nyakanga uyu mwaka wa 2025 ubwo basezeranye bakorera ubukwe hano i Kigali mu Rwanda, ndetse n'ibirori byabo bikaba byaraje kuba bikomereza mu Ntare Arena nk'uko byakomeje kuba bigarukwaho cyangwa se nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma rero urabyibuka ko ubukwe bwa Vestina na j.Luc Idrisa bwakunze kugerwa intorezo uyu mukobwa urugo ataranarugeramo. Urabyibuka neza ko havuzwe byinshi n'ubukwe butavuzweho rumwe. Bamwe bavuga ko Ishimwe Vestina yaba ahubutse, abandi bakavuga ko nubwo bwose j.Luc agiye kurongora uyu mwana w'umukobwa yewe atamukunda, ngo Ishimwe Vestina yakurikiye imitungo. Ni byinshi cyane byagiye bikomeza kugenda bigarukwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko kugeza amagingo aya ngaya bamwe bagaha umugisha urugo rwa Ishimwe Vestina ndetse na j.Luc Idrisa ngo bazabyare hungu na kobwa, bazabyare baheke, hanyuma bagire abuzukuru n'abakazana. Ariko kugeza amagingo aya ngaya twavuga ko ari iminsi 136 yonyine uhereye kuri iyo tariki ya 5 Nyakanga uyu mwaka wa 2025 ni iminsi 136 yonyine ishize kuri tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Bikaba bivugwa ko Ishimwe Vestina yamaze gufata icyemezo cyo gutandukana na Idrisa. Kugeza amagingo aya ngaya Ishimwe Vestina yaramaze iminsi ari gukorera ibitaramo muri Canada, niho yari aherereye. Ni ibitaramo byo kuramya no guhimbaza Imana amaze iminsi ari gukorera hano muri Canada, akaba yari kumwe na mugenzi we Dorcas nk'uko byakomeje kuba bigarukwaho. Uyu mukobwa rero bikaba bivugwa ko kugeza amagingo aya ngaya arimo kwicuza ibyo yakoze, arimo kwicuza uburyo yashatsemo ahubutse. N'amakuru amaze kuba ajya hanze aka kanya tuvugana ni breaking news. N'amakuru avuga ko Ishimwe Vestina ndetse na Idrisa baba bamaze kuba batandukana. Ni ku mwanzuro Ishimwe Vestina yafashe nyuma y'uko asanze yarahubutse mu minsi ishize. Uyu mukobwa Ishimwe Vestina cyangwa se uyu mugore Ishimwe Vestina amaze iminsi ari gutanga ibiganiro cyangwa se agira inama murumuna we Dorcas, amubwira ati rwose mwana wa mama uzirinde gushaka uhubutse, ndakwinginze ntuzashake, uzabe witonze, uzabe ubiretse, nyaboneka gushaka uhubutse cyangwa se utarakura ntabwo ari byiza. Ibi byose rero murabyibuka ni mu biganiro yagiye agirana n'abanyamakuru, aho byagaragazaga ko ari guca amarenga y'uko kuba yashatse ahubutse cyangwa se yashatse uwo atishimiye. Ni nyuma y'uko rero kandi byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Ni mu magambo yagiye ava mu b'imbere cyangwa se ba hafi ba Vestina ndetse na Dorcas, bavugaga ko uyu mukobwa nubwo bwose ashatse uriya muhungu ariko bataziranye. Idrisa j.Luc ntabwo baziranye. Murabizi neza ko Idrisa j.Luc akomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Murabizi neza ko ubukwe bwa Ishimwe Vestina cyangwa se urugo rwa Ishimwe Vestina ndetse na Idrisa rwagezwe intorezo yewe batarakora n'ubukwe. Uranabyibuka neza ubwo bari bagiye gusezerana imbere y'amategeko. Ni ibintu byagizwe ibanga, ni ibintu byagizwe ubwiru. Hanyuma rero nyuma yaho
biza kuba bijya hanze, ariko n'amashusho cyangwa se n'amafoto yagiye ajya hanze yafashwe na kamera z'umurenge, z'inyubako y'umurenge. Ni mu gihe abandi batari bazi ko Vestina, Ishimwe ndetse na j.Luc Idrisa bagiye gusezerana mu murenge, uretse umunyamakuru umwe wenyine witwa Irene Murindahabi wari uzi ibyo ngibyo.